kugira ngo amuhumurize, amuhe imbaraga zo gukomeza ubuzima, ariko amuhe n'ubutumwa. Uyu munsi natwe umwami Yesu arahari kandi arifuza gukomeza kuvugana natwe kuri izo mpamvu. Hari ukuduhumuriza, ariko nanone hari no kuduha ubutumwa bukomeye, kuko nubwo turi mu bihe bigoye, ubuzima ntiburangiye. Ubuzima Imana yaduhaye burakomeza. Ubuzima Imana yaduhaye ni impano ikomeye, ariko n'iyo ubuzima turimo kuri iyi si burangiye, imibereho y'ubugingo nibwo ikomeza, kandi umuntu aba akiri mu biganza by'Imana. Biradukangurira rero nk'abakristo uyu munsi gutekereza abadukikije, gutekereza abavandimwe, inshuti, abari hafi n'abari kure, abafite ibibazo bose bakeneye ubutabazi bwacu. Mu gihe nk'iki abantu batava mu ngo, mu gihe nk'iki abantu imirimo yahagaze, mu gihe nk'iki abantu batakaje ibyiringiro, kugira ngo ubashe kumurika nk'uwizera Kristo, nk'itorero, ni ukugira igikorwa gifatika cyangwa ibikorwa bifatika, byaba byinshi byaba bito bitewe n'ubushobozi ufite, ariko ukagira icyo ukora kugira ngo urengere abo bose bababaye bakubone. Bene data, ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro ya Kristo abe muri mwe. Mfite umunezero wo kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana yaduteguriye, kandi ndizera ko riri budufashe rikagera ku bugingo bwacu. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira uyu mwanya riboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igice cya mbere, umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 19. Reka dufatanye dusome ijambo ry'Imana. Ibyahishuwe igice cya mbere, umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 19. Haravuga ngo, "Ninjye Yohani, umuvandimwe wanyu, musangiye amakuba, duhorwa Yezu, musangiye kandi ubwami bwe n'ukwihangana duterwa nawe. Nari ku kirwa cya Patimo, mporwa ijambo ry'Imana n'iby'ukuri Yesu yahamije. Ku munsi wa Nyagasani, Mwuka w'Imana anzaho, maze ndabonekerwa. Inyuma yanjye numva ijwi rimeze nk'iry'impanda ry'uvuga cyane riti, ibyo ureba ubyandike mu muzingo w'igitabo, woherereze amatorero 7 yo muri iyi migi: Efezi na Simuruna na Perugamo na Tiyatira na Saridi na Filadelifiya na Laodiseya." Ndahindukira kugira ngo ndebe uwambwiraga, maze mbona hateretswe amatara 7 akozwe mu izahabu. Hagati yayo hari hahagaze usa n'umwana w'umuntu. Yari yambaye ikanzu ndende, igituza cye kizengurutswe n'umukandara w'izahabu. Umutwe we n'umusatsi we byereranaga nk'inyange cyangwa nk'urubura, kandi amaso ye yari nk'indimi z'umuriro. Ibirenge bye byarabagiranaga nk'umuringa wamazwemo inkamba n'umuriro ugasenwa, kandi ijwi rye ryarangiraga nk'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afite inyenyeri 7, naho mu kanwa ke havagamo inkota ityaye. Mu maso he harabagiranaga nk'izuba ryo ku manywa y'ihangu. Murabutswe mpita nikubita hasi imbere ye, mera nk'upfuye. Nuko andambikaho ikiganza cy'iburyo, aravuga ati, "Witinya, ni jye ntangiriro, ni nanjye herezo. Dore ndi muzima, nari narapfuye, none ndiho kugeza iteka ryose. Ninjye ufite imfunguzo, nshobora gufunga no gufungura urupfu n'ikuzimu. Nuko rero andika ibyo ubonye, ari ibiriho ubu, ari n'ibigiye gukurikiraho." Bavandimwe, twakira ijambo ry'Imana.
nashimye ko tuganira kuri iri jambo kuko ni ijambo rihora rijyanye n'igihe, ni ijambo ritubwira umugambi w'Imana ku buzima bwacu no ku bugingo bwacu. Insanganyamatsiko y'iki cyigisho y'iri jambo tugiye kuganira uyu mwanya iboneka n'ubundi ku murongo wa 17, aho umwami Yesu yarambikaga ibiganza kuri Yohana akamubwira ati witinya, ni njye ntangiriro ni nanjye herezo. Mu yandi magambo, icyo Imana ishaka kutubwira nk'insanganyamatsiko cyangwa intego y'iri jambo ni ukukubwira ngo witinya, kuko umwami Yesu niwe tangiriro rya byose, ni nawe herezo rya byose, kandi afite imbaraga mu biganza bye. Bavandimwe, iri jambo Yohani yarihawe ari ku kirwa cya Patimo. Amateka atubwira ko cyari igihe kigoye, byari ibihe biruhije, aho abakristo barimo batotezwa. Ni mu kinyejana cya mbere, ahagana mu myaka ya 54 kuzamura, bazizwa ukwizera kwabo kuko bahamyaga ko umwami Yesu ari wenyine bagomba gusenga, ari wenyine bagomba guhanga amaso. Cyari igihe abaroma bari bafite ibihugu byinshi by'Uburayi no mu gice cya Aziya, bategekaga abantu bose gusenga umwami w'abami, kwikubita imbere y'abategetsi babayoboraga, bakabasenga nk'ibigirwamana. Abakristo bo ntabwo bakozwaga iyo myizerere, kuko bari baramenye Kristo ko ari we mwami wenyine ukwiye kuramywa no gutambirwa. Yohana rero yari ku kirwa Patmos, nawe yarahunze ako karengane n'itotezwa ryakorerwaga itorero ry'Imana. Icyo gihe umwami Yesu aramusanga, aramwiyereka ari muri icyo kirwa cy'ubutayu, mu kirwa kigizwe n'amabuye, ahantu hatari ubuzima, ahantu hatari ibyiringiro, ndetse yabonaga ko kubaho bidashoboka. Ibyo kurya nta byari bihari, icyo kunywa ntiyashobora kukibona kuko n'amazi y'inyanja yabaga ari amazi asharira, harimo umunyu yatera n'uburwayi, kandi yari ahantu ashobora kuribwa n'ibikoko byo mu butayu, cyangwa se n'ibisimba bifite ubukana byamutera uburwayi bwica. Yohana rero ari mu bwihebe bukomeye, umwami Yesu nibwo yamubonekeye, aramubwira ati ibyo ngiye kukwereka uzabihanure, uzabishyikirize aya matorero kugira ngo nayo afashwe akomere. Cyari igihe rero itorero ry'Imana ridafite ibyiringiro na bike, kandi natwe ibi bihe bijya bitugeraho, tujya tugira ibihe byo kwiheba, tujya tugira ibihe ubuzima tubona ko budashoboka. Bishobora guturuka ku kwizera kwacu kuko abadukikije batakumva, ariko nanone hari n'ibihe bizanwa n'uko ubuzima bugenda buhinduka, cyangwa se imiterere kamere y'isi. Uyu munsi tuganira kuri iri jambo, turi natwe mu bihe bitoroshye, hari ibihe by'ubuhenebere mu byo kwizera no mu by'umwuka. Ibyo bihe turabibona, biradukikije, cyangwa natwe bitugeraho ubwacu tukarambarara tukagwa. Ariko nanone turi no mu bihe imiterere kamere y'isi yazanye ibyorezo bikomeye, uburwayi bwica abantu, uburwayi abantu bagendana mu mubiri bagacika intege, imibereho ikanga. Ibi byose biradukikije. Agahinda ko kubura inshuti zacu, abavandimwe, ababyeyi, ibi byose ni ibintu bitugamburuza, bikadushyira mu mwuka no mu gihe kijya gusa n'icy'itorero ry'Imana ryari ririmo mu gihe cyatambutse no mu gihe Yohana yari arimo. Ndetse aho byegeranye cyane ni uko no gusenga no guterana kw'abana b'Imana, imirimo y'itorero ari wo muryango duhuriramo nk'abizera, iyo mirimo nayo ibyo bihe bigenda bikaba mu nkokora kandi ku buryo bukomeye. Uyu munsi rero turi mu gihe nk'icyo Yohana yari arimo, ariko icyo ngira ngo tugarukeho muri iri jambo turushaho kuritekerezaho ni uburyo
Imana yamubonekeye umwami Yesu akamusanga kugira ngo amuhumurize, amuhe imbaraga zo gukomeza ubuzima, ariko amuhe n'ubutumwa. Uyu munsi natwe umwami Yesu arahari kandi arifuza gukomeza kuvugana natwe kuri izo mpamvu. Hari ukuduhumuriza, ariko nanone hari no kuduha ubutumwa bukomeye, kuko nubwo turi mu bihe bigoye, ubuzima ntiburangiye. Ubuzima Imana yaduhaye burakomeza. Ubuzima Imana yaduhaye ni impano ikomeye, ariko niyo ubuzima turimo kuri iyi si burangiye, imibereho y'ubugingo nibwo ikomeza, kandi umuntu aba akiri mu biganza by'Imana. Yohana rero umwami Yesu aramusanga, aramuganiriza. Yohana nawe arabitwandikira, aratubwira ati mwuka w'Imana nzaho maze ndabonekerwa. Inyuma yanjye numva ijwi rimeze nk'iry'impanda ry'uvuga cyane ati ibyo ureba ubyandike mu muzingo w'igitabo, woherereze amatorero 7. Aya matorero 7 rero Yohana yandikira natwe turimo. Ni amatorero ahagarariye abizera b'ibihe byose n'ahantu hose. Abizera Kristo twese turi muri aya matorero 7. Niyo mpamvu ijambo ryongera kutugeraho kandi natwe ritureba. Umwami Yesu aramubwira ati hindukira ngo ndebe. Ndahindukira ndeba wambwiraga, maze mbona hateretswe amatara 7. Yohana arakomeza akavuga uko yabonye umwami Yesu ahagaze hagati y'ayo matara 7, ngo usa n'umwana w'umuntu cyangwa umwana w'intama w'Imana. Iryo jambo ryo twarikoresha, bigaragara ko Yesu yabwiraga Yohana ko ari hagati y'abantu be, abari muri uyu muryango mugari, iri torero rihagarariwe n'aya matorero 7. Yesu ari hagati muri bo. Kwari ukubereka ko nubwo ibihe barimo bikomeye, umwami Yesu atabatereranye. Arabazi nk'abantu be, arabazi nk'abana be, niyo mpamvu abahagaze hagati. Yohana aratubwira uko yabonaga isura umwami Yesu yari afite, kuva ku musatsi kugera ku birenge. Ntabwo mbisubiramo kuko twabisomye, ariko buri rugingo rwose rugiye rufite icyo ruhagarariye. Umutwe n'umusatsi ngo byererana cyane, birerekana kwera kw'Imana, kwera k'umwami wacu. Kandi igihe agaragaza ko ibirenge bimeze nk'umuringa washyizwe mu muriro ugasenwa, aratwereka ugukiranuka kw'Imana. Ugukiranuka kw'Imana kutagira inenge, kandi uko gukiranuka kuri muri twe, kuri hagati muri twe. Igihe dushobora gukomeza gufungura amaso, natwe twakuvomaho imbaraga, twakuvomaho gukiranuka bigakunda. Ngo kandi ijwi rye ryarasumaga nk'amazi menshi. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afite inyenyeri 7. Ni ukuvuga ko ijwi rye, ijambo rya Yesu Kristo, rifite imbaraga, rigenda mu itorero, kandi izi nyenyeri acigatiye nk'uko tuyibona ni amatorero. Izi nyenyeri acigatiye ni urumuri. Itorero rero rirasabwa kuba urumuri, kuko riri mu biganza by'umwami Imana, riri mu biganza bya Yesu. Twebwe nk'abizera abahuriye mu muryango w'Imana nk'itorero, natwe turakangurirwa kuba urumuri mu bihe bigoye, mu bihe biruhije, mu bihe abantu barenganywa, mu bihe abantu ubuzima bubagoye, badafite uko bameze, badafite icyo kurya, badafite aho kwikinga, badafite icyo kwambara. Iri jambo icyo ridukangurira ni ukuvuga ngo tumurike nk'abanyetorero. Ariko kumurika mu buzima bwacu bwa buri munsi bikwiye kuva mu magambo, bikwiye kuva mu kubivuga no kwambara neza no kwisiga, ahubwo kumurika, urumuri rubonwa n'uwo wari uri mu mwijima. Biradukangurira rero nk'abakristo uyu munsi gutekereza abadukikije, gutekereza abavandimwe, inshuti, abari hafi n'abari kure, abafite ibibazo bose bakeneye ubutabazi bwacu. Mu gihe nk'iki abantu batava mu ngo, mu gihe nk'iki abantu imirimo yahagaze, mu gihe nk'iki abantu batakaje ibyiringiro, kugira ngo ubashe kumurika nk'uwizera Kristo nk'itorero, ni ukugira igikorwa gifatika cyangwa ibikorwa bifatika, byaba byinshi byaba bito bitewe n'ubushobozi ufite, ariko ukagira icyo ukora
kugira ngo urengere abo bose babaye bakubone. Byaba ijambo ry'ibyiringiro, byaba ijambo risubizaho umuntu intege, cyaba igikorwa gito cyangwa icyo kurya cyangwa ubushobozi buke ufite, kubusangiza ababukeneye ni bumwe mu buryo bwo kumurika, nk'uko Yohana yagaragariwe yabona Yesu afite amatabaza 7 amurika nk'inyenyeri. Uyu munsi rero natwe nk'abakristo turasabwa kubera inyenyeri abavandimwe badukikije bakeneye ubufasha bwacu. Ngo murabutswe mpita nikubita hasi imbere ye mera nk'upfuye. Yohana yari afite ibintu byinshi byashobora kumutera kwikubita hasi imbere ya Yesu ndetse akagwa igihumura. Icya mbere ni icyubahiro gikomeye yari afitiye Imana, icyubahiro gikomeye yagombaga umwami Yesu. Icya kabiri cyari gihari ni ubwoba, bwari ubwoba bukomeye bwo kubona izo mbaraga zije imbere ye, ariko nanone n'ubwoba bw'ibimukikije. Ntekereza ko nubwo Yesu yaramubonekeye, ariko yari afite igihunga cy'uko ahantu yari ari hari ahantu hatari umutekano na mukeya. Ikindi cyashobora gutera Yohana ubwoba ni agahinda, ni igihe kinini yabayemo yihishe, nta buzima afite bumukikije, ibyiringiro byari bike. Ibi rero byose byari mu bintu byashobora gutuma agwa igihumure imbere ya Yesu. Ariko igitangaje ni igikorwa Yesu yamukoreye, kandi natwe cyadukomeza uyu munsi. Ngo nuko andambikaho ikiganza cy'iburyo aravuga ati, witinya, ni njye tangiriro ni nanjye herezo. Dore ndi muzima, nari narapfuye, ariko noneho ndiho kugeza iteka ryose. Haleluya! Ni njye ufite imfunguzo, nshobora gufunga no gufungura urupfu n'ikuzimu. Iri ni ijambo rikomeye cyane Yesu yabwiye Yohana, ariko uretse ijambo gusa hari n'igikorwa yakoze. Umwami Yesu amurambikaho ibiganza aramubwira ati, ongera ugire ubuzima, humura, nubwo ibihe urimo bikugoye kandi biruhije, nubwo aho hagukikije hose ubona ntacyo wahakura cyatuma ubasha gukomeza kubaho, ariko humura. Bavandimwe, iki kiganza cya Yesu ntaho cyagiye. Icyakoze kuri Yohana ntago byari inzozi, ahubwo cyari ikiganza cy'ukuri, ikiganza gifite ubuzima, ikiganza kirema. Haleluya! Ndagira ngo rero mbakangurire kongera kubura amaso kugira ngo tubashe kubona urumuri Yesu aduha, urumuri Yesu atumurikira, kugira ngo natwe tubashe kumurikira abandi. Ariko ikindi cya kabiri, twemereye kuba ku birenge bye, kugira ngo iki kiganza cyakoze kuri Yohana natwe uyu munsi kidukoreho. Mu bihe by'uburwayi urimo, mu bihe by'ubushomeri urimo, mu bihe by'ubukene bukabije urimo bugukikije, mu bihe byo gupfakara, mu bihe byo kubura abavandimwe, mu bihe byo gutakaza inshuti, mu bihe bidukikije abantu bahangayitse bavuga bati ibi byorezo, hari iki turimo tubona cya COVID, hari ibindi biza buri muntu ku giti cye, hari ibindi abantu bagenda bahanura bati n'ibindi imbere biraje. Ibyo byose bihangayikishije abantu, bisa nkaho twese tuguye igihumure, ibitekerezo byagiye kure cyane, amarangamutima yagiye kure cyane, inzozi zose ari inzozi ziteye ubwoba, abantu badasinzira. Ikiganza cya Yesu kirahari, ikiganza cya Yesu kirahari, ikiganza cya Yesu kirahari kugira ngo kigukoreho. Yesu akubwira ngo nubwo bikomeye hari ubuzima, witinya, ni njye tangiriro n'iherezo, ni njye ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Mu yandi magambo, Yesu arongera kuduhumuriza akatubwira ko byose abishoboye, byose abigenga, nta na kimwe gishobora kumusoba, nta na kimwe ashobora kunanirwa gukoraho. Ahubwo icy'ingenzi ni ugukingura imitima yacu tukamwizera. Ese koko turiteguye? Ese koko turi muri uwo mwanya? Cyangwa ubwoba bukabije, agahinda, gusonza, gukena n'ibindi byose bituma dutakaza ibyiringiro byaraturangije, twaguye igihumura, ntidushobora no kubura amaso ngo tubone ko umwami Yesu ahari.
Bavandimwe, ndabinginga kugira ngo twinjire muri uyu mwanya nk'uwa Yohana, aho atubwira ati witinya, ni njye tangiriro, ni nanjye herezo. Umwami Yesu arongera kubikubwira. Reka dufatanye gusenga Imana, tuyinginge kugira ngo itwongerere imbaraga mu bihe nk'ibi bikomeye, kandi iri jambo n'iki kiganza yakojeje kuri Yohana natwe bitugirirweho. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye kubw'ubuntu bwawe n'ijambo ryawe rikomeye. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe, nta na kimwe kijya kigutungura mu buzima bwacu. Ibirimo kubaho uyu munsi ku isi yose bidukikije n'ibitwegereye hafi, buri muntu ku giti cye mu buzima bwe, byose urabizi. Turi mu bihe bimeze nko mu bihe Yohana yari arimo. Turi ku kirwa gikomeye, nubwo kitari Patmos, ariko n'ubuzima bwacu uyu munsi bumeze nk'ikirwa, kandi ahadukikije hose bigaragara ko amakuru ahari, ibyo tubona, ibyo twumva, ari byo kutumaramo ibyiringiro n'imbaraga. Turakwinginze rero kugira ngo ukomeze kururuka buri wese ugukeneye. Mana, ikiganza cyawe cyongere kimugereho, nk'uko wakoze kuri Yohana ukamubwira uti humura, witinya. Turakwinginze kugira ngo natwe ntudusige, ubwo ugenderera abakwizera bose, ubwo ugenderera abandi bose ndetse n'abatakwizera, ukabaha umugisha, ukabahaza ibyiza, ukabarinda, ukabarengera. Natwe twese utugendere, uturengere. Abakeneye ubutabazi bwawe mu miryango yabo, Mana, bakubone. Abakeneye kubona icyo kunywa n'icyo kurya, bakubone muri iki gihe. Abakeneye kubona imirimo yo gukora, bakubone. Abari kwa muganga, bari mu byuma bibafasha guhumeka, abafite uburwayi butandukanye, bakeneye kubona ikiganza cyawe kibakora kikababwira ngo haguruka, genda, uyu munsi urakize. Abo bose bakubone. Abarwariye mu ngo zabo, abafite ibitekerezo bimaze kunanirwa kubera kwiheba bikomeye, abo bose Mana ubongera ubuzima. Turakwiragije, turakwihaye, turakwemeye, kandi turakwinginze kugira ngo mu ntege nke zacu udufate akaboko, udutambutse, tubashe gusindagira, kuko tugendanye nawe nta cyabasha kudusubiza inyuma. Ngwino utuyobore kandi udushoboze, mu ntege nke zacu ugendane natwe muri ibi bihe bikomeye bitugamburuza. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.